Aramutse Yesu ashimwe, igitondo cyiza aho uherereye hose, zinduka usenge, fungura umunwa usenge, ramburira Imana amaboko, shyira Yesu hejuru, umucunguzi wacu ahimbazwe, amen. Reka turirimbe iyi ndirimbo, uyitekerezeho, hanyuma turaza kuyisengeramo bitewe n'ijambo tugiye gusoma, nayo byo biradufasha. Haleluya. Nta rindi turo mfite ryo kugutura mwami, atari umutima wanjye, nguhaye umutima wanjye, mwami mwami ngutegeke, unyuzuza urukundo n'imbaraga zo mw'ijuru, nguhaye umutima wanjye, mwami mwami ngutegeke, uzuza urukundo, haleluya, n'imbaraga zo mw'ijuru. Nta rindi turo mwami ryo kugutura mwami, haleluya, atari umutima wanjye, nguhaye umutima wanjye, mwami mwami ngutegeke, uzuza urukundo, haleluya, n'imbaraga zo mw'ijuru, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Migani 4 umurongo wa 23. Imigani 4 umurongo wa 23 haravuga ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ndashima umwami Yesu uduhaye iri jambo mu gitondo. Umutima w'umuntu ni ikintu gikomeye. Umutima w'umuntu niho habamo ibitekerezo. Mu mutima w'umuntu niho habamo gufata amadecision mu bitekerezo. Mu mutima w'umuntu niho havamo iby'ubujyanama. Mu mutima w'umuntu harimo n'amarangamutima. Rero ndagira ngo dusenge iki gitondo, tubwire Imana ngo Mana, imitima yacu irindwe, dushinganisha imitima yacu, kandi dusengere imitima yacu kugira ngo ibirimo bitagomba kubamo, bizatuma ubugingo bwacu bugira ikibazo, bizatuma ejo tubura ubugingo, bivemo. Icyatubuza ubugingo cyose cyitekeye mu mutima wacu kivemo. Icyaba cyarinjiye mu mutima wacu kikaba cyatubuza ubugingo kuzabona Imana, kivemo. Kandi uhereye uyu munsi ntitukemerere ibindi bintu, ibidafite umumaro. Abaza bazanye inkuru zidafite umumaro. Hari ibintu tutemerera ko bijya mu mutima wacu. Hari abantu tutemerera gushyira mu mutima wacu, tukabakuramo. Niba umuntu ahora gucumuza, niba umuntu ahora kunaniza, niba umuntu abikora nkana, hari ibintu dufatira decision ukavuga ngo no, wimbabariza umutima, ukavuga ngo no, oya, iki nikinjira mu mutima wanjye, tukagita, tukakireka, tukakizibukira. No, iki Yesu ntagishima, ntago ndi bugikore. Iki ngiki cyatuma umutima wanjye umererwa nabi, cyambihiriza umutima wanjye, kikambihiriza umunsi, ukakireka, tukabireka mu izina rya Yesu Kristo. Wakumva umuntu ari kuvuga ibintu bitandukira Imana, uvuga ngo no, umutima wanjye nawuhereje Imana kugira ngo ngende umutima wanjye utunganye, Imana inyishimire. Wabona ari ibintu bidukura ku Mana, wabona ari ibintu bituvana mu bwiza bw'Imana, wabona ari ibintu bituvana mu gukiranuka, tukabyihorera. Ubu tugiye gusenga, imitima yacu irindwe. Hari ibyo dusengera ngo imitima yacu irindwe, ariko hari n'ibyo dufatira decision, ukavuga ngo mfashe icyemezo k'ibi bintu bitazinjira mu mutima wanjye, mfashe icyemezo ko abantu batazongera kuntesha umwanya, mfashe icyemezo ko abantu batazongera kunshumuza, mfashe icyemezo ko ahangaha ntazahananirirwa, mfashe icyemezo kugira ngo ndinde ubugingo bwanjye nzabone Kristo.
Haleluya. Ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwe. Ni ukuvuga ngo umutima w'umuntu, imitima yacu ni ikintu gikomeye cyo kurindwa. Ni ahantu hakomeye ho kurindwa. Ntabwo tugomba kwemerera abaje bose kwinjira mu mutima wacu ngo tubahe umutima wacu, tubahe igihe cyo tubahereza ibyo. Oya. Ubu ni uguhitamo icyo bita gutiriya, tukareba ibizima. Haleluya. Hari abo tutemerera gushyira mu mutima wacu ngo tubizere, ngo tubasukire imitima yacu, tubabwire ibyacu byose. Oya, tujye tugira akantu ka reserve, akahagira igisigara. Mu Kinyarwanda bavuga ngo jya uvuga uziga. Ngo rinda umutima wawe, kuko ejo usanga ibyo ngibyo ari byo bihindamutse bikaza bakatubabariza imitima. Usanga ibyo ngibyo ari byo bakoresheje, bakaza ibyo twavidiye mu mutima wacu tukabibabwira, ibyo twavidiye mu mitima yacu tukabibaha, ibyo twavidiye mu mitima yacu tukabibereka. Usanga ari byo ejo bakoresheje baza kudukubita hasi, baza kuturwanya, baza kutunaniza. Ariko turabimenye uhereye uyu munsi. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Kandi umutima yacu iyo ikiranutse, imitima yacu iyo tuyerekeje ku Mana by'ukuri, imitima yacu iyo duharaniye gutungana, aho ngaho Imana iratwishimira, aho ngaho Imana inezererwa imitima yacu. Ibitekerezo byacu bitekereza neza iyo turi mu gukiranuka, iyo turi mu mwanya Imana itwishimiramo. Ndagira ngo buri wese acungane n'ubugingo. Ubugingo ni ikintu gikomeye. Ubugingo nibwo buzabona Imana. Haleluya. Tubigire decision y'uyu munsi kurinda imitima yacu. Iminsi dushigaje yacu kubaho, imitima yacu irindwe. Ibitekerezo bica mu mitima yacu birindwe, gahunda zacu zirindwe, ibyifuzo biri mu mitima yacu birindwe, mu izina rya Yesu Kristo. Ibindi byose byatunanirizaga umutima, ibindi byose byaturuhirizaga umutima, bivemo. Abandi bose bashakaga gutera imitima yacu, aho Satani yacaga kugira ngo atere imitima yacu, atwahagiza ntibikunda. Twamenye umuti ni ukurinda imitima yacu. Reka twisengere. Ni wowe uzi ibyo uri gutekereza mu mutima wawe iki gitondo. Ni wowe uzi uko wabyutse umutima wawe hamerewe. Ni wowe uzi uko wabyutse byifashe. Ariko ndakwibutsa ko Bibiliya yavuze ngo imitima yacu irindwe. Ntiwemerere ibintu bimwe na bimwe kwinjira, ahubwo duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kristo ni yubahwe, Imana isingizwe. Haleluya. Mana ndagushimiye. Yesu ni wubahwe, Mwuka wera himbazwa, Mwuka wera w'Imana. Turagukunda Mwuka wera ubutatu bwera, nshyize hejuru ubutatu bwera iki gitondo. Navuze ngo Uwiteka ni wubahwe nyiri ibihe, nyiri imigambi, nyiri inama no kumenya, nyiri ubushobozi. Yesu shimwa Mukiza, mahoro yacu, byirato byacu. Wowe ndirimbo y'agakiza kacu, wowe ndirimbo yo gucungurwa kwacu, wowe ndirimbo yacu shimwa. Mwuka wera w'Imufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Mwuka wera w'Imana ndagushimiye iki gitondo. Ndakwamamaje mu izina rya Yesu. Ndasengera umutima wanjye mu izina rya Yesu. Imitima yacu irindwe, imitima yacu tuyizamuye imbere yawe Mwami. Hari ibyari biri mu mitima yacu, Papa, ibyo udashima twuhagire. Maraso ya Yesu nanyure mu mitima yacu, maraso ya Yesu nanyure mu byo dutekereza mu mitima yacu, maraso ya Yesu nanyure mu madecision mu mitima yacu, maraso ya Yesu nanyuremo mu byifuzo biri mu mitima yacu, maraso ya Yesu nanyuremo ibyari bibitse mudakunda bivemo. Uko umuntu akoropa inzu ye ikera de, niko amaraso ya Yesu yakoropesheje mu mitima yacu. Byari byaritekeyemo, amadecision yapfuye, ibyari birimo bitava ku Mana. Yesu Mwami Yesu, iki gitondo manura ubuntu mu mitima yacu. Imitima yacu yozwe, imitima yacu Mwami irindwe nawe itunganye, imitima yacu irindwe nawe iboneye, imitima yacu irindwe uyishimira mu izina rya Yesu. Duciye bugufi Mwami, tugirira imbabazi igitondo, tugirira imbabazi Mesiya w'isezerano, tugirira imbabazi nyiri icyubahiro iki gitondo Mwami. Turavuze ngo imitima yacu nirindwe, turavuze ngo imitima yacu nirindwe cyane.
cyane, nirindwe cyane, nirindwe cyane, imitima yacu irindwe cyane. Mwami Yesu, imitima turayiguhaye, yitegeke, yitegeke mwami, yitegeke Yesu, naba ari wowe uyiturindira, ni wowe tuyihaye. Yifate mwami, uyikomeze. Igitondo fata imitima yacu mwami, fata imitima yacu mwami, turayiguhaye Yesu, Yesu. Haleluya. Turindishije buri kimwe cyose kiri mu mutima wacu. Imigambi yacu tuyirindishije wowe, ibyo twifuza tubirindishije wowe, mu izina rya Yesu Kristo, mu butware bwa Yesu, mu gukora kwa Yesu. Imitima yacu nirindwe, kuko ari iby'ubugingo biva. Ubugingo bwacu niburindwe mu izina rya Yesu. Ubugingo bwacu nibutunganywe rwose. Mwami utwishimire, Mana utunezerererwe. Ega barabivuze ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Reka imitima yacu yuzure mu ibyiza, reka imitima yacu yuzure mu gahunda nzima, reka imitima yacu yuzure mu inama zizima, reka imitima yacu yuzure mu gahunda ushima, reka imitima yacu itekereze ibyo ushaka, reka imitima yacu igendere mu ruhande urimo, reka imitima yacu igambirire mu ruhande urimo, reka imitima yacu ifatira decision mu ruhande urimo, reka imitima yacu yuzuremo ibyo ushaka mwami. Ibyari byuzuye mu mitima yacu udakunda nibivemo, ibyari byitekeye mu mitima yacu udashaka nibivemo, ibyashakaga kwangiriza ubugingo bwacu byari biri mu mitima yacu nibivemo. Gahunda zose mwami zidava ku Mana, ibyo byose nibivemo, ahubwo we Mana uganze, ganze imitima yacu mwami, ganze mwami imitekerereze yacu, ganza mu bugingo bwacu mwami, ganza Yesu aya masaha, ganza papa, ganza fata icyicaro mu mutima wanjye, ganza Yesu imitima yacu yiganzemo, fata icyicaro mu mitima yacu mwami, fata icyicaro Yesu, fata icyicaro ibwina mu mitima yacu. Mwuka wera w'Imana yobora, mwuka wera w'Imana yobora imitima yacu, mwuka wera w'Imana yobora ubugingo bwacu, mwuka wera w'Imana yobora decision zacu, yobora gahunda zacu. Mwuka wera iki gitondo turagusabye, imitima yacu ngiyi tuyirindishije wowe, ibitagomba kwinjiramo ntibikijiremo, abatagomba kwinjira mu mutima wacu ntibakijiremo mu izina rya Yesu. Hari ibyari birimo mwami, ibyatubabaje, aho twananiriwe, aho twacikiye intege, ibyo tutabashije kwibagirwa, ariko Uwiteka nawe uduha kubabarira. Bohora abantu mwami iki gitondo, imitima yacu yuzuremo kubabarira, imitima yacu wongera usuke mu rukundo, imitima yacu wongera usuke mu bundi buntu, imitima yacu wongera usukamo kumenya, imitima yacu wongera gusukamo ihishurirwa, imitima yacu wongera gusukamo kujijuka nyakuri mu izina rya Yesu. Mwami tegeka imitima yacu, tegeka ubuzima bwacu mwami, kuko imitima yacu niba mizima, ubuzima bwacu buraba bizima, imitima yacu nimererwa neza, ubuzima bwacu buramera neza. Ganza Kristo, ganza mwami, ganza Yesu wa mwami wanjye, ganza gitare cy'amahanga. Haleluya, urakoze Yesu, shimwa Kristo mwiza, none n'iteka ryose. Amen, amen. Mwami himbazwa, amen. Imana ishimwe, Data wa twese ahabwa icyubahiro. Reka nsubiremo ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo biva. Ngiyo shalomo y'umunsi, rinda umutima wawe, nanjye ndinde uwanjye, kuko ubugingo aribwo buzabona Imana. Umunsi mwiza, wibuke gukora share na subscribe, kandi urusheho kurindisha umutima wawe cyane cyane. Tuba maso kubw'imitima yacu. Shalom, shalom.